andi mahirwe nongeye kukuzanira arabonetse mu by'ukuri. Ubwo mvuze amahirwe ni ukuvuga ko ku bantu bamenyereye Kimironko, Kimironko urabizi ko tutajya dukunda kugira amazu tuhagurisha, ariko ubu noneho ndaguhamiriza ukuri ko nakuzaniye inzu nziza cyane. Iyi nzu irimo iragurishwa, ariko yewe ku makuru naguha, iyi nzu uramutse untumye umupangayi ukimara kuyigura kuri babandi bashaka ngo bigurira inzu bashyiremo umupangayi bikorere business, nge ntago nayiraza kubera ko ahantu iri karitsiye irimo biragaragaza ko ari inzu nziza cyane. Ni inzu ushobora kuba wagura ukayituramo ukaba utuye neza, ariko nanone niyo waba ushaka gukora business ukaba wayikoreramo, ni ibintu byoroshye cyane kuko ni kuri main road. Urabizi ko inzu zo kuri main road ziba zihagazeho, ariko iyi ngiyi igiciro cyayo kiri hasi cyane, nza kuyikubwira, bitandukanye n'ubwiza uri kugenda ubona. Dukomezanye, ngira ngo ubwiza bw'inyuma muragenda mubwinjoyinga mubureba. Ni inzu iri mu gisate cy'imihanda itatu yose ishobora kuba yakaksesinga kuri iyi nzu. Urumva ko ari ibintu biryoshye cyane byiza. Nituza kujya kuri rooftop yayo muraza kusanga ko ari inzu nziza ifite karitsiye nziza cyane. So inyuma rero urabona ko nubwo iri kuri main road ariko ifite umwanya mwiza uriho uduti tutari twakora tw'utujaride twiza cyane, ndetse n'igipangu gikoze ku buryo buri modern. Mu by'ukuri iyi nzu iherereye hano Kimironko, ugeze nk'ahantu hafi ku isoko rwose. Ni karitsiye nziza cyane, watubwira iminota nk'itatu cyangwa ine uba ugeze kuri iyi nzu yacu. Hafi y'isoko, ni hafi y'amavuriro, hafi y'ibintu byose, waba ukorera mu mujyi, waba Kibagabaga, Nyarutarama, Remera, aha hantu ni shuwa diri nkuzaniye. Iyi nzu yacu ifite ibyumba 4 mu nzu, dushe na toilette 3. Ubwo ibijyanye na parking yo ndabivuga tuyigezeho, ariko ifite rooftop nziza, yewe ikagira n'amanex. So reka twinjirane wereke ubwiza bw'inzu nakuzaniye. Bakomeje ibyacu ntibitinda, mu by'ukuri ndebera utaza kugira ngo nakazu kakana. Ni ikizu kinini kubera ko ese iyi parking yo nihita bikwereka. Iyo dufite imodoka imwe iparitse aha tukagira izindi ebyiri aha, ubwo ni imodoka 3 kandi ziparitse neza. Ariko noneho ndebera mu by'ukuri iyi design, urebe rooftop iriho isakaye, ni ibintu byiza cyane biteye amabengeza. Kandi iyi nzu irakomeye, ubona ari amabuye n'amakaro ariko akomeye agiye yomekwaho. Iyi nzu bakisha amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru. Ngira ngo utujaride two se nk'utuzuminga batubone, n'utujaride twiza ubona ko duteye tugiye dukikije inzu. Nyamuneka iyi nzu ni nziza, iyi nzu irakomeye. Ninkubwira igiciro cyayo, Kimironko buriya ni hafi ya Kibagabaga, ibiciro bigenda gusa nkaho bimeze kimwe, ariko ntago bisanzwe. Ndakwizeza ko iyi nzu nuyibona uri bube uri uwa mbere utuye neza. Aha ngaha tuninjira ku gice cyiza, dusangamo akajaride. Ni akajaride gatoya keza katari kakura, ariko ubona ko gakikije akantu keza kazamura amazi kakanayamanura keza cyane, ndetse kaba kari imbere y'urubaza rwa chambre principale. Dukasa aha ngaha gatoya, aha hari inzira ijya ku manex, ndetse ishobora kuba twayikoresha tujya no hejuru kuri rooftop. Ni rooftop nziza isakaye, imeze neza cyane kubera ko iriho ahantu heza cyane. Ubona ifite imyanya ibiri, ahasakaye n'ahadasakaye, ndetse yewe ikaba ari rooftop igufasha kuguha view iyo wirebera mu baturanyi. Hateye ibiti, buriya ni ya Kimironko njya mbabwira ya VIP. So tuvuye kuri rooftop rero twinjirane aha ngaha, sinshaka kubatindira. Aha ni urubaraza rwiza cyane dusanga aha, ariko iyo tugeze aha buriya abantu bose bakunda kuvuga ngo dukoresha muvura ngo ribuyunga ibiki. Iyi finissage mu by'ukuri, uyu nguyu hari icyo urubaho abanza kurukoraho kwanza rukumuka. Mu by'ukuri urabona ko ari ibintu bisobanutse, kandi urubaho n'urugi rugari cyane rwisanzuye. Aha ngaha finissage yaha nta kindi kintu nayivugaho. Urabona nawe amaso araguha mu gihe waba wasohotse mu nzu ukicarira kuri iyi balcony uri muri ya karitsiye nziza cyane. Reka nkubwire, ntabwo nshaka ko twinjirana nakubwiye mu by'ukuri iyi nzu ubaye ufite miliyoni 200 zawe, zirimo n'ibiganiro bikeya, iyi nzu waza nkagutuza muri karitsiye nge nita ko ari iya mbere muri Kimironko ya VIP. Aho utazagira ikibazo cyo kujyana umwana ku ishuri, aho utazagira ikibazo cyo kujya ku isoko cyangwa twinjirane. Karibu ngwino tubereke ubwiza bw'imbere, n'ubwiza buhuye no kwisiga, niko umunyarwanda wajya byita. Iyi ni salo nziza cyane, amarange make, amarange meza, amabara y'amakaro ajimije, ya yandi atafite ibikabyo adapika. Urabona ko iyi nzu ni inzungu, ubundi niko babyita. Reba izi muvura,
ni ya makureri y'abasirimu adapika, ubona ko iyo ugeze muri iyi salo ubona ko isaro nziza. Banyerekeye kuri plafo, mu by'ukuri plafo ifite design igihe nakunze, itara ryiza cyane nyamuneka. Ariko ikintu cya mbere nkwijeje nuko iyi salo ari nini cyane kandi ari ngari, nimba ubasha kubiha amaso yawe utuvugishe miliyoni zawe 200 ziganirwamo gatoya, urugo ntirugucike. So iki ni igice cya salle à manger kinini cyane nacyo kisanzuye, ubona ko tuhasanga ubugari ndetse tukahasanga na lavabo nziza cyane. ubona ko urabona amazi, nibyo nababwiraga, quartier nziza bigendana amazi hano hagajya bura mu by'ukuri. Ubwo kandi turava aha ngaha muri salle à manger duhita tujya mu gikoni. Igikoni buriya n'umuturanyi wa salle à manger, ariko ni igikoni cyiza n'ubusanzwe. Reba igikoni gifite ububati bwiza buzamuka bukagera kuri plafo, dufite umwanya wa gazi kuka, umwanya wa firigo, buri kantu kose, aho kogereza, tukajya n'umuryango ujya mu gikari. So igikari cyacu cyo ntabwo ndi bukijyemo, ariko icyo nakumenyesha ku makuru ahari, harimo igikoni cyo hanze ku bantu bakunda ibishyimbo cyangwa isombe, hakabamo inzu y'umukozi, dushe na toilette, magaze. Inzu yacu iratubutse kubera ko yubatse mu buso bunini kandi bugaragara. Reka rero ngewe n'abatindiye duhere mu cyumba cya mbere kiri aha ngaha, dusanga dukunda kwita icyumba cy'abashyitsi. Tugikingura gutya dusanganirwa n'ahantu heza bita duhura na dushe na toilette irimo amakaro meza cyane, njye nakunze rwose, lavabo, utuntu twose, plafond igitusamu, ngira ngo murabibona, nibisanzwe nyamuneka ngwino mutuze kandi udahenzwe. Iki ni icyumba kigari, kimwe dukunda kwita icy'abashyitsi, gifite ya makaro meza. Aya makaro ntabwo ajya acuya mu by'ukuri, na plafond nziza ya gitusamu, ubona ko ari ibintu bisobanutse. Tunakomezanye, ndashaka kubakorera video ntoya ntabarambira, ariko mu by'ukuri nimba ugeze kuri channel ari ubwa mbere, kora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane. So aha ngaha twinjiye aho tujya guhura n'ibyumba 3 ndetse tukaza kwasanga chambre principale. Twinjiye aha ngaha twihuta, turasanga icyumba cyiza kinini kigari, gifite plafond nziza, icyumba cyisanzuye gifite amarangi meza n'amakaro meza. Hanyuma ubwo nawe ibisigaye ni ibyawe, tugendane, ntabwo nshaka kugutindira. Aha ngaha kuri iki gice bafite ikindi cyumba kigenzi cya kiriya, ni ibyumba nakwita ko ari nk'ibyumba by'abana nyine. Urabona ko ni ibyumba 2 bisobanutse kandi bihuriye ku kintu cy'ubugari n'ubunini mu by'ukuri. Aha ngaha rero iyo usohotse muri icyo cyumba nta kindi uza kureba, uza kureba dushe na toilette iri aha ngaha. Ariko nimba turi kugendana ukaba warebye ya yindi n'ubundi, urabona ko ari the same design, cyo kuza wenda shower yo urabona ko ari shower nziza cyane kandi nini cyane. Twinjirane kwa nyiri rugo, kwa nyiri mafaranga uzishyura, ariwe twita chambre principale. Turahera muri dushe ye. Ubwo icyo nayivugaho ni dushe ngari cyane, bari raporo y'izindi, ni dushe nini yisanzuye, irimo utubati twiza cyane na miliwari, ndetse ikagiramo na shower nini naho kogera. Urabona ko ibintu byacu ni barabara. Zana izo miliyoni zawe 200 zikure kuri banke, uze nkwereke ibyo twikorera. Abantu benshi barimo barakira, ariko ugasanga bari gusiga abandi bitewe n'amakuru make yaba batazi. Aya ni amakuru ngewe mba ndi kugurisha kugira ngo nawe nuhagera uzaze ufate amakuru mazima. Wigiye inyuma hariya ubanyerekere, nibwo ubona ko ya cyumba cyacu ari kinini cyane kuva hasi kugera kuri plafond nziza cyane, design nziza, amatara meza, garde-robe nziza cyane. Nyamuneka iyi nzu igucitse byambabaza. Aha ngaha rero tuhasanga urubaraza, umuntu twabanye wadukurikiranye, uru ni urubaraza rwiza. Hagarara hariya tubereke, uru ni urubaraza rwiza cyane dusanga hano imbere ya chambre principale rwa nyiri urugo nyine. So ushaka kuba ukunze iyi nzu cyangwa se nutanayikunda, wowe icyo uri bukore umpamagare kuri iyo nimero. Nunaba wageze kuri channel yacu ya Kigali Buy and Sell, ndakwizeza ko uzabonaho izindi nzu n'iza miliyoni 150 n'iza miliyoni 500. Wowe ingeri zose zisanga muri Kigali Buy and Sell. Reka mbashimire, amahoro y'Imana agomeza abandi namwe. Gusa nkwibutsa ko twari turi Kimironko, aha ngaha hafi y'ibikorwa remezo kuri kaburimbo. Kuri iyi nzu ndi kugurisha miliyoni 200 zirimo n'ibiganiro. Murakoze.